ngewe ubundi navuze nta muntu umecyifuza. Yego. Urumva? Ngewe Imana irabinyereka. Noneho umuntu arampamagara turasenga. Aba muri Amerika. Hari umunyamerika n'umunyekanada. N'umunyebelgique. Aragira ngo yagira ngo ni sikama. Yego. Ngo none asanze atari sikama. Nabandi bampamagara bo mu Rwanda. Yaguhamagaye se nyine kubwira gute? Naramusengeye. Maje kumusengera ndamuhanurira. Yego. Namajije namubwira tutatwasenga. Ndamubwira ati wivuga amagambo menshi reka manze nakubwira kugira ngo utagira ngo ndaguhanurira ibyonzi. Benshi bambwira ngo twatuze kari scam. Hariho nundi muhungu disi we n'umugabo. Yarampamagaye arambyanga umugore we ngafite ikibazo ngo cy'imyuka mibi. Ngo bararaga bicaye ngo birazaga bikamuniga kanavuga. Namusengeye nimugoroba yanyohereje message. Yego. Ngo umugore we ngo nta kibazo afite. Mu gitondo n'ubu yaranyandikira ati mukozi w'Imana rwose uri mu mwuka w'Imana umugore wanje yasinziriye nta bintu byamushikaguye nanje umeze neza twaraye tumeze neza twajyanye turasinzira. Yego. Nukuri pe anarebaga na stati akandikaho ngo amen. Yego. Ayiravuze ati nje byiyo bakamana ntago mbizi. Nta nubwo mbimenyereye. Yego. Ariko nakubonye nkwizereramo. Yego. Naramusubije yanyandikiye kuri WhatsApp arabati no kubunsubije ati iki ni kimenyetso kinyeretse ko Imana igize ute ibyo bibazo mfite irabigira ute irabikemu. Nakose kutayabadotayi igihe iyo kigeze urakora ndagushimye kuko uri Uwiteka Imana ishoboye byose wakuvuga bwakwira bugaca nsoje mvuga ngo urakoze urakabyara ngo nabakobwa mu izina ryawe gira Yesu. Amen. Yes, reka mbasuze bakunzi ba Concord TV show aho meroso mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Dumwihariko reka mfate umwanya pe suhuza abantu nanabashimire abantu buri kiganiro barebye bashyiraho comment. Hari abo ndibuka witwa Sengimana Fulgence, hari witwa Niyo Gusenga Diane, hari witwa Kwizera Derine, nibura abo batatu nibo mbaye nibutse bashyiraho comment cyane. Reka ngushimire nawe ubireba mu ibanga ariko ukavuga uko bikose isaha igiye kugera ati Imana Concord yashyizeho iki. Tunabiba turi kubipanga neza ku buryo saa 2 za mu gitondo ikiganiro kizajya kiba kigezeho nibura n'ikindi hagati ya bitarenze saa 12 bitarenze saa 2 z'umugoroba nabwo kizajya kiba kigezeho. Reka nshimire umuntu rero uvuga ati reka mwimaka kumva ataryama atarebye niba ari ikiganiro nashyizeho. Uwo ni umukunzi wanjye pe ndamusuhuje ahari kandi na nimero yanjye biriho kuba wanyandikira ukangira inama uti hindura ibi ngibi kora gutya inama zanyu ziba zikenewe. Yego nshimire rero n'umuntu wakanze subscribe nugiye kubona iki kiganiro ari bwo bwa mbere akayikanda uwo nawe ndamushimiye. Nkibisanzwe ndigatuma Imana Concord. Amahoro gakusetse. Nibyo. Yego. Concord ari kumwe nande muri iki kiganiro. Na Manishimwe Julienne mama Oruga. Yego Manishimwe Julienne mama Oruga niwe tugiye kubana muri iki kiganiro. Eka tumusabe abanza dusengera uganga Imana ize kukituyoboramo. Mwami Imana yacu data wa twese ushoboye byose. Uri umunyembaraga nyinshi uri umunyembabazi. Nukuri utubabarira ibyaha byose twakoze. Atari uko turi beza. Tugushimiye ko waturinze waturinde ahatandukanye izina ryawe nishirwe hejuru urera kandi urakiranuka na uhanye nawe ubasha gukora cyane ibirenze ibyo twibwira n'ibyo dutekereza kugira ngo ene kusiku yajeze ene mogerere ndasenze kujya gukora igicucu umwijima imbaraga zawe zumvikane udukure mu buyobe udushe mu nzira y'ukuri mu izina Yesu Kristo rifite imbaraga aho twataturiye igihango cyawe tugakora
gukora ibyaha bidahanyije n'ukuri n'ubugingo bwawe reka utweze kandi udutunganye kwetse bagiye kumva kino kiganiro atekuba aribo izina ryawe ryo rishigwa hejuru reka urakibona abashe gushubizwamo imbaraga abashe kwizera ko agomba gushikira ibye ene kusikuta ya bodotayi igihe iyo kigeze urakora ndagushimye kuko uri Uwiteka Imana ishoboye byose uwakuvuga bwakwira bugaca nsonye mvuga ngo urakoze urakabyara abahungu n'abakobwa mu izina ryawe gira Yesu amen. Jego tuguhaye ikaze rwose ariko kare wanije telefone yawe ndangije mba ndacokoje sugo singiye kwiregara nturagira banze nyemera izo ngiye kubwira niba utarampana kuba ninjiye mu ntuza muri telefone yawe wari umpaye hari nimero ndi kwandikamo sibyo ntabwo ninjiye kure ninjiye muri salo n'undi ntabwo nageze mu byumba none sinzi ukuntu arebye mbona Miss Dikoro icyari cyo Miss Dikoro ni abantu baba baguhamagaye bakakubura utabonye kubitaba mbonamo Miss Dikoro 110 zagiyemo zose z'umunsi w'ejo abo bantu bari gushaka iki bashaka kugira ngo mbasengere none kutabitabye se kuri kumva nyine bakubuze Miss Dikoro nova ngo they have missed Julienne nyine babuze Julienne kuko biba Miss Dikoro nyine bahamagaye barakubura bari bambuze hari igihe umuntu aba ari gusenga noneho agategana kandi buri mwe wese akaguhamagara igihe umuntu anaguhamagara urugufasha undi yenda akagira ngo wamwirengagije cyangwa no mu rugo haje umuntu ngo musengere cyangwa haje n'abandi ngo mbasengere ubundi we akaba barakagira ngo namwirengagije ntago ari ukubirengagiza cyangwa no kuri WhatsApp haba hariho Miss Dikoro nyinshi hariho na message nyinshi ntabasha gusubiza habigiye telefone yibanye ubwo nkabyihorera ukabuze ko ndi online ukabara ko nabonye na message yawe cyangwa nanayisomye bumwe ntanayisomye yego nusi ibintu wabivamo ko ndi kumva bizagutesha umutwe abantu nose bazajya guhamagara ubone n'ukuntu ukorera urugo rwawe oya nese gusenga nta kibazo kandi nta mbogamizi bitera ku rugo rwanjye ariko nyine ntabwo ari ukubanga ndabakunda pe kandi muri zo Miss Dikoro hariho n'abandi mba nitabye bakampamagara inarimo nibura nge nizo nibone kuko Miss Dikoro biba ari umutuku nibyo nahise ndeba mbona ni 110 nibura izo witabye zo ntabwo nagize ubyerekanije nibura ku munsi uhamagarwa n'abantu bangahe usengera abantu bangahe biba bimeze bite wimaka akazi kawe ka buri munsi kubijyanye n'uyu murimo turimo wo gufasha abantu bababaye muri make w'impano Imana yaguhaye zo guhanurira no gusengera abantu ugereranyije ku munsi biba bimeze ute mu buzima bwa buri munsi bampamagara ari benshi ntago nababara ngo mbamare ariko iyo wamfatishije turasengaga tukagira ibihe byiza apfa kuba wamfatishije ari gihe umpamagara yenda nanjye nyarukiye nko mu turimo two mu rugo birumvikane kandi bose ntago ariko naza ngo mbibuke ngo ndongera mbanyuremo ukanampamagara bumwe ndi gusenga cyangwa gusengera n'abandi no ukampamagara kuri simukadi zose narazibahaye ukampamagara kuri simukadi ya MTN ndi gusengera kuri WhatsApp ukampamagara kuri WhatsApp ndi gusengera kuri simukadi mana nkakoresha uburyo bushoboka bwose ariko nyine yenda ndi gutekereza gushaka akandi ga telefone yango nzagenda ndabona ari gihe nampamagara umuriro washize ukananshaka ukanambura n'umunsi wose ukagira ute ugashira abantu babajye bihangana uko nanjye nageze aha twatangiye gukora ikiganiro maze nk'amasaha 2 ngutegereje uri mu turimo two mu rugo kandi ni ngombwa si byose ni ngombwa pe uko nihanganye rero namwe mujye mwihangana nukuri yego pe abantu bajye bihangana hari umuntu uraguhamagara pe akavuga ati ngewe narebye titre banditse ngira ngo ni za views konkurida bari kwishakira sibyo ariko ngewe nubundi ntabwo nandika titre y'ibintu utavuze oya nubwo ngo tube twavuze ko abantu baguhamagara nindangiza njye kuvuga ngo dore ngo wahanuye ngo yuko ikirunga cya Muhabura kigiye kuruka kandi tutabivuze nubundi nge mvuga ibyo twagize ute ibyo tuba twaganiriye nibyo nkuramo titre sibyo ati rero ngewe rwose yumpamagaye ukimpamagara
Imana imbwira ibyawe, nta muntu waguhamagara ati njyewe nabonye ratitire ngira ngo ni agatwiko ariko sanze ari byo. Barampamagaraga bakabimbwira, njyewe ubundi navuze nta muntu mp'icyifuzo. Yego urumva, njyewe Imana irabinyereka. Noneho umuntu arampamagara turasenga, aba muri Amerika, hari umunyamerika, hari n'umunyekanada, n'umunyebelgique, aragira ngo yagira ngo ni sikama. Yego ngo none sanze atari sikama. N'abandi bampamagara bo mu Rwanda. Yaguhamagaye se nyine kubwira gute? Naramusengeye. Maje kumusengera ndamuhanurira. Yego namajije namubwira tutatwasenga. Ndamubwira ati wivuga amagambo menshi, reka manze nakubwira kugira ngo utagira ngo ndaguhanurira ibyonzi. Yego ntimuzabe murakunda guha abahanuzi ibyifuzo akenshi, ariko nkubi byananiranye byose hari ukuntu Imana itabikwereka, ariko ikakwereka bya bindi bikomeye byimba umutima. None se ubu ngubu n'urugero, nkeneye igitenge, ndwaye mu mutwe, ndwaye nk'umutwe n'urugero, ntago ngurwaye ariko n'urugero nitanze. Yego Imana ikambyange impaye igitenge, icyo gitenge nacambara ndwaye? Oya. Ubwo nase nyeretse nk'urwaye uburwayi bwo mu mutwe, cyangwa nk'urwaye nk'umutima, cyangwa nk'urwaye mbese kanseri, cyangwa ko ufite icyifuzo gikomeye cyangwa cy'akazi. None ako kazi icyo gitenge ukibonye, cyangwa umwenda, cyangwa ipantaro, cyangwa kositimu, weho wayambara uri mu rugo? Oya. Yego. Wati njye nagize ngo ni sikamu, none nsanze ari ukuri. Naravuga ati njye nagize ngo ni ukubesha. Yego mbese hariho abanyamerika, hariho abampamagara bakambura bakagira ngo ni ukubirengagiza Mana, bakavuga ngo twagize ngo ntabwo uradufasha nk'uko abandi batadufashaga. Njyewe nkubwira ati njyewe hari igihe telefone yanjye ihuye n'ikibazo, ibyo nabwo sinabitindaho. Urumva haba igihe yibanye. Ubwo rero iyo nshatse ukambura ugira ngo nakwirengagije, kandi njye nta muntu nirengagiza. Niyo nsanze wanshatse nkoherezaga message kuri WhatsApp, nkakubwira ngo uraho, cyangwa nkakubwira ngo umeze ute. Ubwo rero batekuzajya baragira ngo nukubirengagiza. Ni benshi bambwira ngo twatuze kari scam. Hariho n'undi muhungu disi we n'umugabo yarampamagaye arambwira ngo umugore we ngafite ikibazo ngo cy'imyuka mibi, ngo bararaga bicaye ngo birazaga bikamuniga kanavuga. Namusengeye ni ku cyumweru, ejo ari kuwa kabiri, kuwa gatatu. Uyu munsi ni turi kuwa gatatu. Namusengeye kuwa kabiri, kuwa mbere. Ejo ubwo namusengeye kuwa mbere nimugoroba yanyohereje message. Yego ngo umugore we ngo nta kibazo afite. Mu gitondo n'ubu aranyandikira ati mukozi w'Imana rwose uri mu mwuka w'Imana, umugore wanje yasinziriye, nta bintu byamushikaguye, nanje umeze neza, twaraye tumeze neza, twajyanye turasinzira. Yego nukuri pe. Anarebaga na stati akandikaho ngo amen. Yego aravuze ati nje byiyoboka Mana ntago mbizi, nta nubwo mbimenyereye. Yego ariko nakubonye nkwizereramo. Yego naramusubije, yanyandikiye kuri WhatsApp arabati no kubunsubije ati iki ni ikimenyetso kinyeretse ko Imana igize ute ibyo bibazo mfite, irabigira ute, irabikemu. Sha ubu ari mu mashimwe. Nukuri rwose ari mu mashimwe. Ni benshi, hariho n'undi wampamagaye ati wampanuriye telefone, ati ejo ndayifata. Haleluya. Ati waransengeye ngwaye mu mutwe, nawe yaramaranye imyaka 20. Ati ubu ngubu ndahumeka nta kibazo, yararwaye muno. Ati ndahumeka. Ni benshi cyane bampamagaraga bari kumbwira imirimo Imana yagize ute yakoze. Ese ko nzi ko abagore bajya bapingana, iyo ugereranije ari igitsina gabo n'igitsina gore, uhamagara abenshi baguhamagara nabahe? Bose barampamagara bose. Nta kibazo. Bose barampamagara. Usibye umudamu umwe nabwiye ngo ndaje ngufashe. Anyandikira message ari kuntuka.
arangije avuga ngo kwari kugira ngo mbagerageze ngo ndebe ngo koko nimba muri abahanuzi ndangije navuga ati nta muntu ugeragezaga iki impano y'Imana. Yego. Imana imubabarire. Ndangije ndavuga ati ngewe rero ntago nkunda kubabaza abantu. Niyo uyu muntu ambabaje ndababara kuko ntago nkunda kubabaza umuntu. Ubwo rero bazajya baragerageza nkunda kuby'abantu umwana mwiza n'uwihangana agategereza icyo umubyeyi aragira ute aramubwira. Iyo ugiye kwa muganga ukicara urahaguruka nta muganga ugufashaga, ariko iyo wicaye hamwe guca bararebaga ukuntu urwaye ubabaye. Wa murwayi wari uko ikidendezi barazaga bakagira ute abandi bakabajugunyamo cyangwa yandi bakagenda bari kugira ute bari gukuruza amaguru bari kugenda bari gukuruta, ariko we yarihanganye aguma ku kidendezi arihangana ategereza isaha y'Imana. Ariryo jambo nazanye ngo igihe kirasohoye, igihe kirasohoye ntago kije ahubwo cyaraje, igihe cyo gutabarwa kirahari. Umwana mwiza n'uwihangana agategereza muganga. Iyo wihanganye muganga nk'ubu hari igihe dogiteri akunyuza akakubwira cyo ngwino ngukorere. Yego. Akagusimbutsa abandi kubera ko wagize kwihangana. Yego. Rero niyo ugusenga kamere urayigabanya. Ubundi Imana ugira ibyo wigomwa. Nk'ubu mu Rwanda ntatwaje guhahisha amadolari. Ariko nk'ubu mfite amadolari bamuha amadolari. Urugero nayavunjisha bakama amanyarwanda kaja kugira guhaha mu isoko. Yego. Ubwo niyo mpamvu Imana ivangwa zana ibyaha byawe. Nje nambona usanga nawe utihanye. Zana ibyaha byawe zana iby'umubiri nanjye nguhe iby'umwuka. Mbese nimpanguhe mu by'Imana. Tanga ibyaha Imana iguhe iki iby'umwuka. Ubwo rero mwana mwiza n'uwihangana akagira ute agategereza. Yego. Yego, Imana ishimwe katujye umwanya w'ijambo ry'Imana pe urivuge uko yari kubwiye. Nta minota nguhaye. Nta minota nguhaye pe nturebe kusa uko umwuka aragira ute arakuyobora. Rero ntabwo izuba riri kukwicara. Oya. Sawa. Nzanye ijambo rivuga ngo igihe cyo gukora cy'Imana kirageze. Iki gihe cyo gukora cy'Imana kigeze, Imana ije kwivuga. Ndi kubyira abantu muri zino minsi ngongera wivuge mu mitima yacu. Nimugoroba nasenze tengana n'umuntu, Imana imubwira ikintu tukiraho tutatwanasoza gutandukana. Imana ihita igikora kuko igihe cyo gukora cy'Imana cyageze. Imana yo mwijiri turengere kandi tubere ku rugamba. Tegereza, igihe wategerereje kirarangiye, ahubwo wari uri mu bihe Yesu agushize ku gihe kugira ngo izina ryawe rishirwe hejuru. Hari igihe baba ngo nisanga ibyo ni ibihe, ariko Yesu agushize ku gihe, isaha yuzuye baba ngo iyi saha iri ku gihe y'amanda gatapfuye. Yesu avuganye nawe, wowe uri kundeba, wowe turi kuganira. Yesu agushize ku gihe. Yesu agukuye kuri Dodani yo wari uriho. Yesu agukuye kusikuta yasikiyabo. Yesu agukuye mu bihe. Yesu ni se w'imigisha, ni Imana yimura ibihe ikimura imisozi itabimenye. Ijambo ry'Imana ryabwiye Nowa ritegeka Nowa kubaza inkuge. Nowa bazi inkuge, abantu baramuseka. Nawe wasenze bari kuguseka, ariko ugiye gutabarwa bahari. Wazamutse umusozi bakwita umusazi, ariko Yesu avuganye nanjye. Igihe cyo gutabarwa ni iki? Wahamagaye abahanuzi benshi bakwita umusazi, ariko Yesu avuganye nanjye akira igisubizo cyawe. Igihe cy'isarura kigeze, abakoze neza bazahembwa, kandi umwami wabo azababwira ngo mwakire mwakoze neza. Imana yo mwijiri turengere. Yesu ntago muri zino minsi ari gukangwa n'ubwinshi bw'abantu. Yesu ashaka umutima. Yesu ashaka kugira ngo mbese uri muntu ki? Nowa yabwiye abantu ngo mumfashe kubaza inkuge. Hariho abamwumviye, hariho n'abamusetse, baravuga ngo Nowa urakora iby'ubupfapfa rwose, dore utuye imusozi kandi nta mazi abayo, ibyo ukora biradutangaza. Nowa nawe arakomeza arabaza.
arabaza yihanganye, abaza bucece, nk'uko nawe uri gupfukama bucece, nk'uko nawe uri kuduhamagara bucece, nta muntu muri kumwe, ukavuga ngo kubera ko ari umukozi w'Imana ngiye guhamagara, reka nje ku ruhande nubwo ndi mu kazi, nibete turebe niba turasengana iminota 2 nazo zirahagije. Ako kantu ukora niko Imana ikwibukiye, ayo masengesho usenga niyo Imana azanye Imana. Nowa igihe cyarageze baramuseka, imyaka irashira. Yesu nubwo agaragara nkaho atagihari, ariko abagahagaze ku ruhande, ariko ureba ukuntu ibintu bimeze. Yabona ugiye gutsikira, akongera akagufata ukuboko, akavuga ngo tugende, ninjye wavuganye nawe, ninjye wavuze ko nzakubeshaho, ninjye wavuze ko uzatunga, ninjye wavuze ko uzubaka, ninjye wavuze ko uzakira. Ibibazo byose ufite ndagutangariza ngo akira umuti w'urukingo, akira kwizera. Numara kwizera ufata ikigeragezo ugihindure nk'icyoroshe. Suzugura ikigeragezo, suzugura abazimu, wikwimika ikigeragezo. Barakubwira ngo urapfa, nawe ukavuga ngo koko ndapfa, ukaguma mu nzu. Sohoka ica abazimu, sohoka muri iyo nzu urimo, sohoka muri ako gahinda urimo, sohoka muri ubwo bugumba urimo, sohoka muri ubwo bupfubyi wikwiheba, sohoka muri ubwo bupfakazi wikwiheba. Ngutangarije ngo sohoka. Hari abazimu bagenda kubera kugenda no kuvuga Imana neza. Nowa arangije arabaza, muri uko kubaza abantu baramusetse, ariko igihe cyarageze Imana iramubwira ngo Nowa injira mu nkuge. Nowa yinjizamo n'umuryango we n'amatungo n'amasho, nk'abantu bagakomanga ngo Nowa. Nuko maze Nowa aravuga ngo Uwiteka niwe wabivuze, niwe wagize ute, niwe wakinguye kandi niwe wakinze. Ntangariza abantu ngo umugisha wawe niyo bawufungiranye, Yesu arafunguye kandi nawe uzongera kuwufunga. Ndagutangarije ngo niyo Satani yakwivuga mu mazina, Imana ziri kuvuga ngo nshoboye byose. Satani waraza akavuga ngo yitwa Satani, akibaranjura, afite abajana n'abagaragu bakavuga menshi, ariko Imana ikazije kuvuguruza amagambo y'abantu bose. Rero ndagutangariza ngo irafunguye, imiryango yawe baba barafunguye, barayirangaje bazi kutazasubwa. Yesu ayifunze kubera ko imigisha yinjiye, kandi iyo migisha yose izakuzaho mu buryo bwose, izakuzaho mu majya no mu maza. Yesu azakurengera. Impamvu nkunda kubwira abantu, mbese kahandi barayeyo bakara mu rugo rw'umuntu, habaye inteko y'abashitsi batara umugisha bazanywe n'ikibi, baje kureba icyabaye kuri mugenzi wabo. Hariho ababaga ari kuvuga ngo aha reka tugire turebe ukuntu bizagenda. Ariko Yesu wiyagusuye akuzaniraga ibifatika. Yesu yagusuye azanaga impamvu itubutse, abantu bakugemurira. Ariko Yesu atabishatse nibirame, ariko ibyo Yesu akugemuriye, Yesu agupfundikira ipfukira y'ibyishimo, Yesu agupfundikira ipfukira y'urukingo rw'uburwayi, Yesu agupfundikira ipfukira y'akazi, Yesu agupfundikira ipfukira y'urubyaro. Weho wabuze urubyaro, weho wabaye ingumba ku musozi, weho bavuze kutazashaka, akira gushaka mu izina rya Yesu, akira kubahoka. Weho bavuze kutazabona ibyangombwa, akira kurira indege. Yesu ari byo atemaguye, Yesu hari imifatango cyagaguye, Yesu yongeye guharura inzira mu ruhande rwawe. Dawidi yari umwana mwiza wanezezaga Imana, yarasengaga imyuka mibi igahunga. Ndagutangariza ngo tugiye gusenga imyuka mibi ihunge. Hari abadayimoni bagendeshwa kubera no gutegeka, hari abadayimoni bagendeshwa kubera no kuvuga iby'Imana. Tugiye kuvuga Imana, niturangiza kuyivuga, haleluya, iyo uyivuze neza nayo irakuvuganira. Nimubona nkorera Imana ntimukanyibazeho, nimubona nyivugira ntimukanyibazeho. Hari aho yadukuye twe tutari kwikura, hari aho yatuvanye twe tutari kwivana. Twari mu isayo y'agahinda gasaze, araza ngo bana banje nzabaha umunezero. Nawe Yesu aje kuguha umunezero. Tugiye gusoma muri Samweli wa 2 ibice 10, ntago ndatinda. Ariko Yesu araje, Yesu araryoshe.
senga wizeye. Ibyo biri kukubwira ngo uzapfa, ubibwira ngo sinzapfa, Yesu arankunda. Yesu azanye ijambo ryo kubohora, Yesu azanye ijambo ryo gutegeka. Yesu aje mu ruhande rwawe. Haravuze ngo Dawidi anesha Abasiriya. Haleluya! Hari Abasiriya bakuriho, hari imyuka mibi kugarije, hari imyuka y'abadayimoni, hari Abasiriya bakugarije. Imbere n'inyuma hari Abasiriya, imbere hari Abamoni, inyuma hari Abamoni, ariko hirya no hino hari Abasiriya, kandi ni ingabo nyinshi, ariko izo ngabo ntago zirusha Uwiteka amaboko. Haravuze ngo hanyuma y'ibyo umwami Abamoni aratanga, maze umuhungu we Hanuni yima ingoma ye. Ngo nuko umwami yarapfuye, gutanga ni ugupfa. Ngo nuko umuhungu we Hanuni yima ingoma. Dawidi abyumvisha aravuga ati nzagirira neza Hanuni mwene Nahashi, kuko se yangiriye neza. Nuko Dawidi yohereza abagaragu kumumara umubabaro wa se. Ngo nuko Dawidi yibuka neza, Dawidi yibuka ukuntu umwami yamugiriye neza, ngo nzamugirira neza ku bwa se. Ngo nuko yohereza abagaragu kugira ngo bamuhumurize. Ariko hari umuntu ukorera neza ariko ntabigushimire, ariko mu ijuru dufite Imana ishoboye byose. Reka dukurikirane ijambo. Bukeye abagaragu ba Dawidi bajya mu gihugu cya Abamoni. Ariko abatware b'Abamoni babwira umwami wabo Hanuni bati mbese ugira ngo Dawidi yubashe so byatuma akohereza abo kukumara umubabaro? Ntuzi ko Dawidi yakoherereje abagaragu be ngo kwitegereza umudugudu no kuwutata ngo azabone uburyo bwo kuwurimbura. Hari abakubwira ngo urapfuye, ariko Yesu we uzi ngo Imana yicaga umuntu wayo. Imana si yakwica igihe kitageze. Hari ukubwira ngo urapfuye, ngo biracitse, ngo nudakora guca ibyo bicitse Yesu arabidoda, ngo nubitagenda guta ngo urapfuye, ngo ugiye gupfisha umwana, ngo bigiye kugenda guca. Ariko ngo utangarize itangazo ngo reka twumve. Hariho ababikubwira kandi waravuganye n'iyeri idapfa. Abo ni za ntasi, abo ni babagaragu babiba umwami Hanuni. Nuko Hanuni afata abo bagaragu ba Dawidi abaharaturaho igice cy'ubwanwa, akeba imyenda yabo hagati y'ikibuno. Ngo nuko arabafata. Hari abarenganyije abakozi b'Imana, hari weho warenganye nawe uri umukozi w'Imana. Hari abagutanduye umutima, hari abagushishimuye bakogosha ubwanwa, hari abaguciriye umwenda hagati ku kibuno, ariko Yesu azanye itangazo ngo aje kuwudoda. Nuko reka dukomeze. Aherako arabohereza, babibwiye Dawidi yohereza abo kubasanganira, nk'uko bari bakozwe n'isoni cyane. Umwami abatumaho ati nimugume i Yeriko kugeza muzamarira kumera ubwanwa muzabone kuza. I Yeriko we na Dawidi arababwira ngo mugume i Yeriko. I Yeriko ni umusozi mubi, I Yeriko ni amateka mabi, I Yeriko warakodesheje urahatinda, I Yeriko warashakiye ntiwabyara, I Yeriko warasenze ntiwasubizwa, I Yeriko ngo nibagume I Yeriko sha. Nawe ihanganira Yeriko wari uriho Yesu aje kuyigukura ngo kugeza igihe bazamerera ubwanwa. Ubu siko babakase igice kimwe babazabumera ryari. Ntibatinze I Yeriko, ariko Yesu aje kugukura I Yeriko. Abamoni babonye ko bazinuye Dawidi batuma ku Basiriya b'i Betelehebu n'ab'i Isoba baguririra ngo bahe ingabo zigenza inzovu ebyiri. Umwami w'Imaka nawe azane abantu 1000, kandi n'ab'i Tobu inzovu imwe
n'ibihumbi 200. Dawidi abyumvise agaba Yowabu n'ingabo z'intwari zose. Bukeye Abamoni barasohoka birema inteko kuko ku karubanda ku Itoba n'Iroba n'abantu b'Itoba n'Abimaka bari ukwabo ku gasozi. Maze Yowabu abonye ko ingamba zimuremeye imbere n'inyuma, atoranya abantu b'intore b'Abisiraheli bose abarema inteko bahangana n'Abasiriya. Nawe nubwo hari ingabo mbi zagukikije, ariko ngo hari n'izindi nazo zingana nazo marayika azanye. Buri ngabo yose ije kugirwana na ngenzi yayo, ariko ngo utangaje ngo Imana ije gutsinda. Abandi bantu bose abaha murumuna we Abishayi ngo abe umugabo wabo, abareme inteko bahangana n'Abamoni. Aravuga ati, Abasiriya nibaramuka bandushije amaboko uze kumvuna, kandi nawe Abamoni nibaramuka bakurushije amaboko nanjye ndibukuvune. Muterane imbaraga, mpamagara duterane imbaraga, mfashe kwizera, twizere Imana tuyihamagare, urebe ko igisubizo kitaraboneka. Duterane imbaraga muri runo rugendo. Haravuga ngo nuko komera turwane kigabo, turwanirire ubwoko bwacu n'imidugudu y'Imana yacu, kandi Uwiteka abigenza uko ashaka. Haleluya! Yesu aje kubigenza uko ashaka, ubikora uko ubishaka. Uri mwiza, uri Data wa twese mwiza, ubikora uko ubishaka, kuko byose biva mu butwari bwawe. Witwa niho kandi uzahoraho, icyubahiro cyawe nawe muzagisangira, kuko weho witwa Nyir'ubutungane, kuko weho urutunganye, aho uri nta nenge ufite y'Iyeriko. Niyo mpamvu nsengera ubwoko bwawe kugira ngo ubukure Iyeriko, ubukureho amaganya, ubukureho amasasu y'urufaya, amasasu y'amagambo. Kristo uri Mesiya, uri Uwiteka Imana ushoboye byose, urera kandi urakiranuka. Reka uko wabajirije ni ukuri, ene kusike ya bodotayi nawe inkuge. Natwe turasenze kugira ngo tubazirize inkuge, tubashe kwinjiramo, twinjirane mu n'ibyacu n'abacu, mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Nsengera abafite ibibyimba mu nda, abafite uburwayi butandukanye, abafite uburwayi bwo mu mutwe, abarwaye impyiko, abarwaye amara, aba bagiye kohereza mu Buhinde no mu Bushinwa, aba bose n'abasenge mu bihugu bitandukanye, ababuze visa, ababuze amatike yo kubacura no kubajana mu kazi. Kristo ababuze akazi, abageze hanze bakabura akazi bikibana, mfunguye imigisha yabo. Reka imiryango yuguruka kubwira isengesho, kugira ngo imbaraga zawe no gukomera n'ubuntu bitubeho. Nsengera Abanyarwanda, nsengera igihugu cyacu, nsengera n'abakiyobora. Komeza kubashigikira kandi ubaha ubwenge buvuye iwawe, ubaha ubwenge nk'ubwahaye Salomo. Kristo, nsengera abaganga, nsengera abarwayi, abari mu nzu z'imbohe, abari mu bitaro bitandukanye. Kristo, reka waze kwifuza kwabo, ababuze epfo no haruguru, ababuze igisubizo, reka uri ukutanga igisubizo, kuko uri Imana yumva gusenga. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amen. Yego, wakenera Mana Ishimwe Julienne yamubona kuri 078 08 96 019 078 08 96 019. Yego, reka dusoreza aha. Imana amahoro ikomeze kuduha umugisha. Amen.